Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found. Ese birashoboka ko dushobora gukorera Imana igihe cyose, amasaha yose n'ahantu hose? Iki ni ikibazo twakwiye kwibaza. Dushobora gukorera Imana igihe cyose, amasaha yose n'ahantu hose? Hari bamwe bashobora kuvuga bati turabikora, ariko nk'ibyo tweretswe turibaza, ese nibyo koko abantu bakorera Imana igihe cyose n'amasaha yose n'umutima wabo wose n'ubwenge bwabo bwose n'imbaraga zabo zose? Reka tuze turebe niba ibi bintu ariko bimeze. Muraho neza, mbanje kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana, imigisha y'Imana ibagereho. Jean Muhirwa, uyu munsi tukaba tugiye kuganira twibaza niba koko bishoboka ko twakorera Imana igihe cyose n'ahantu hose n'amasaha yose dukoresha ubwenge bwacu, umutimanama wacu n'ingufu zacu zose, kugira ngo turebe ko twakorera Imana igihe cyose n'amasaha yose n'ahantu hose. Abavuga ngo bakorera Imana, gukorera Imana igihe cyose n'amasaha yose ni iki? Ni ugukorera Imana utagamije indamu, utagamije icyubahiro, mbese waba ufite waba udafite, ugakorera Imana ari uko bikurimo bikuvuye ku mutima, ubikoranye ubushake, atari kuvuga ngo urakorera Imana hari ibyo ugamije uzabona imbere, yaba amafaranga, yaba imitungo, yaba ibyubahiro. Ibyo byose ntubishyire imbere, ahubwo washyira Imana n'ijambo ryayo imbere, kuko tuzi neza ko iyo ushyize Imana n'ijambo ryayo imbere, ibindi byose byongeraho. Abantu bose bashobora kubwira bati turabikora. Hari abapasiteri, hari abapadiri, hari abavugabutumwa, hari abo bose babikora, bigisha Imana ijambo ryayo igihe cyose n'ahantu hose. Ariko twibaza, nk'Imana iramutse tugerageje ikavuga iti nubwo twewe tudashobora kugerageza Imana, uzareka Imana ikugerageze, ntuzagerageze Imana. Tuzi neza ko haramutse habayeho nk'ibigeragezo, tuvuge nk'ibyabaye kuri yo n'ibindi bigeragezo bikomeye byose bishobora kuba ku muntu, ese ni iki gishobora kutwemeza ko koko dukorera Imana bya nyabyo n'imbaraga zacu zose n'ubwenge bwacu bwose n'ahantu hose n'igihe cyose n'amasaha yose? Iki ni ikintu gikomeye gishobora gutuma duhindura ibintu, tukavana uko Satani yatwigaruriye, ibintu tukabihindura, tugakorera Imana uko bikwiriye. Tuzi neza uko gukorera Satani bimeze, cyangwa se gukorera ibigendana na Satani. Aha twakwibaza ati ndashaka kuvuga iki? Ubuzima bwa buri munsi busanzwe, nubwo umuntu avuga ngo ushobora gukorera Imana ukora ubuzima busanzwe, njye ntabwo nemeranywa nabyo, kuko iyo tuba dukorera Imana, ijambo ry'Imana ryari gushyirwamo ingufu mu mashuri bikubye nk'inshuro 100 kurusha uko byari bimeze kera. Ubu ngubu ijambo ryagiye riva mu mashuri, riva mu buzi, mbese rifatwa bugwate. Hakaba hari nk'ikintu kibiri inyuma, ari Satani ugenda uvungurira abantu ku ijambo, akabigisha cyangwa akabwira ati mwigishe ibi, ntimwigishe ibi. Ibyo ni ibintu by'ukuri abantu bose bamaze gukanguka barabizi. Mwabireba mukabona uko ijambo ryagiye rivangirwa imiswa ry'icumi. Aho rero gukorera Satani cyangwa gukora sisteme z'isi, urabyuka mu gitondo ukajya ku kazi, ukiruka ku kazi, ugataha, ukarya, ukaryama, bikaba uruhererekane zunguruka. Ntabwo umenya uti ese nyuma y'ubuzima bimeze gute, Imana yanjye bimeze gute? Kubera icyo kintu cy'igisisteme babashyizemo, ni ukuvuga ngo abantu bafashwe ubunyago mu mitekerereze, ku buryo guhuza no gushaka ko Imana yari ifite kuri muntu byerekerejwe iruhande, abantu bose bahindukirizwa Satani na sisteme zayo. Bivuze ngo rero dufate nk'urugero ku nsengero. Urusengero ubundi ngiye nifuza
nk'umuntu ushaka gukorera Imana bya nyabyo, numva ari urusengero ruha abantu atari urusengero rwaka abantu. Aha ndavuga ibyateye, ushobora kumva urutingo mu nsengero buri cyumweru baragenda bagasenga bagatura bagaha abakene. Bwa mbere na mbere ku cyumweru ntabwo ari umunsi wo gusenga Imana. Ubundi umunsi wo gusenga Imana wa nyawo ni Isabato. Aho bahita bibaza ibyo byagenze gute kugira ngo uwo munsi uveho. Ibyo byose nibyo byagiye biyobya abantu kugira ngo bave mu nzira y'Imana bagane inzira ya Satani. Urwo rusengero rero ndi kuvuga rugomba guha abantu ni uruhe? Guha abantu ntabwo ari amafaranga cyane cyane n'ibiryo. Abantu ijambo n'umwuka bitagurishijwe. Wereka abantu ko badatanze amafaranga bashobora kumva ijambo ry'Imana. Kuko abenshi hari igihe bashobora kuza mu nsengero avuga ati uyu munsi ntabwo njyayo cyangwa ntabwo meze gutya na gutya kuko nta mafaranga mfite yo gutanga yo gutura. Ibyo bintu byo guturisha abantu ngo ibya 10 ibiki byose byavuye he kugira ngo bibe umuco karande wo kamya abantu bigisha ijambo ari byo bashyize imbere. Aho ngenge nibaza, hari ikintu kimwe njya nibaza, ni gute, hari ikintu nibaza kikansetsa, ni gute Imana ishobora kuguhishurira ikaguha ijambo. Tuvuge ko Imana yaguhishuriye ijambo yakwiyeretse, uzi ijambo ukuntu rimeze, uzi uko kuzura umwuka bimeze, uzi impano Imana yagushyizemo uko zimeze, uko byagenze, ariko ukavuga ati no, ngenda ncabana amafaranga mbabeshye cyangwa n'ibindi byaha byose kandi nkomeze nigishe bya jambo. Ibyo bintu bya bindenga ndabyiteza nka bikandinga. Urebye ukuntu Imana ikugirira ubuntu ikakuvumbura akantu gato ikaguha kukwiyereka gato ikaguha impano yayo ntoya, no nkibaza ni gute ushobora kurenga izo mpano n'ukuri Imana yakwiyeretse yakwihaye ukajya kubeshya abantu bayobya cyangwa baca amafaranga cyangwa n'ibindi bintu byose kugira ngo ubiyemereho werekane ufite ibyubahiro ngaho ntari nagize gutya ntabwo byakoreka ntabwo abantu basenga ibyo bintu byose. Ariko njya nibaza, sinzi niba abantu iyo bari bonyine nkuko ngiye ngiye nyine ndisuma nkavuga nti Imana nakosheje kabisa, natanye nkurikije urukundo nkunda, nkurikije ibyo wamvanyemo, nkurikije ibyo wankoreye byose mwami, akantu nkoze gutya cyangwa ngize gutya ntabwo nagombye kubikora ko icyubahiro ni cyawe ndakuzi. Noneho nkibaza ntabwo kantu gato uracika ugakora akantu gato ukumva kibazaho buri mwanya. Tekereza no umuntu ufata abantu akabayobya abizi azi n'ijambo ry'Imana no ukuntu aba ameze. Ngerageza gutekereza kugira ngo mbyumve bikandenga. Reka turebe rero, ese byagenda gute twese tuza ko dukurikira umurongo w'Imana? Tuvuge tuti abana baravutse barakuze, Bibiliya niyo tubasunikamo, nk'uko buriya abayisilamu n'Abaheburayo batari banyaho bari muri Israeli n'Abasilamu, abana bakura babapakiramo ziriya ngengabitekerezo zabo za biriya bitabo bindi byagiye byandikwa atari ijambo ry'Imana rya nyaryo. Ni ukuvuga ngo byakagenze gute abana baramutse bakuze biga ijambo atari kuribihatamo ku ngufu cyane, aho ari kuribatoza. Noneho umuntu akaribatoza bagakurana bwa bwenge bw'ijambo ry'Imana kugira noneho ngo bahindure isi uko bikwiriye, uko Imana yabishaka. Byagenda gute? Ibyo bintu biramutse bibayeho kandi nzi ko ari byo turi kwinjiramo bigiye kuzaba, abana bakajya bakura bafite ubusabane bw'Imana, biga ijambo ry'Imana kandi bakarikunda, bagakunda Imana. Kuko urabona abana nyine baba ari abana barakura bagera batangira mu myaka 10, noneho isigata ibayobya ikabajyana mu zindi nzira, aho kugira ngo bakomeze wa murongo w'Imana bagahita bayoba bajya mu murongo w'iby'isi ariyo ibayobya, none ikabafata bugwate kuko baba batarizi, bakazajya kwisanga amazi yararenze inkombe, cyangwa se bagira Imana abantu bakongera bakagira ububyutse bagakanguka bagakurikira Imana. Bizaba ari ibyishimo, cyane cyane ibyishimo by'amarira, kubona ukuntu Imana izatsinda Satani. Abantu bashobora kubona bati Satani uyu munsi arimo arakora ibi hirya no hino ku isi, ari gutegeka abantu ibintu bigakoreka, ibintu Satani agategeka bigakoreka. Ariko Imana aho izahindukirira igakubita Satani hasi,
isi yose izatangara. Niko nyamvuga kuva mu Misiri kw'ubwoko bw'Imana bizaba nk'igitonyanga mu nyanja. Iby'Imana izakora bizaba birenze ku buryo abantu bose bazareba bakavuga bati Gukorera Imana, nyamana, turakwemera Imana. Abantu bose bazatura hasi, bikubita hasi baramye, bavuga bati Mana, 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 Uwiteka umwami wacu, ba muri twe natwe turi muri wewe. Bizaba bitangaje cyane. Ibaze haramutse hari imyumvire ihuye igendeye ku Mana ku isi hose, tukaba tuyobowe n'Umwuka Wera ku isi yose, tukavuga tuti ku isi yose tuzi ko umunsi w'isabato ugomba kubahirizwa, ku isi yose tuzi ko itegeko ry'Imana iri n'iri rigomba kubahirizwa, ku isi yose tukavuga tuti Bibiliya umurongo n'uyu utubwira ibi n'ibi utubuza ibi n'ibi, tukaba mbese tuyobowe n'Uwiteka, nta rwango, nta mwiryane, nta matiku, nta macakubiri. Ibaze byose tubikora dutinya Imana, tukavuga tuti Mana ni wewe utuyoboye, aho kugira ngo dutinye abayobozi b'isi cyangwa dutinye iby'isi tubwira, tugatinya icyubahiro cy'Imana n'ubwiza bw'Imana, tukavuga tuti Mana ibi byose turabikora kubera wewe, ariko tukabikora dukunze Imana, tuyitinya atari kwa gutinya k'ubwoba bw'isi bwa muntu, ahubwo ari ubwoba bw'icyubahiro cy'Imana. Tukabikora mbese tuvuga tuti Mana reka turusheho kwera, reka turusheho kuba bawe, twuzuza umwuka mwami, noneho tube munsi yawe, aho ari utuyobora, utwereke inzira, utubere urumuri, maze urwo rumuri ruducanire natwe ducanire abandi, bityo tube mu mwuka w'Imana. Ibaze nk'ibyo bintu bimeze gutya, isi yose iyobowe n'Umwuka Wera, dukora gushaka kw'Imana. Ibaze ukuntu byameze. Ndibaza yuko icyo gihe nta mwiryane, nta mashyari, nta rwango byakongera kuba mu bantu, isi yagira amahoro. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom. Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found.